muhungu ngawe w'inyatsi kweri w'abantu tena Kaderi. Nitwa Veronica Mukakibibi. Fata. Reka nkubwira amateka yawe neza none. Kuva ngiye mbere ntabyo nashakaga ariko niwe wabishyizemo. Nkorera rero byo wanyemereye. Ndamutse mpuze nawe. Urankunda ntunkunda. Urutwa n'ihene mu maso. Ku mwana wanje oya rwose. Umwana wakuze ntazi data umbyara. Umva musore toka. Nagende. Toka. Ariko Deo ni ibiki bijya mbere icyo se ni igiki kandi ibyo bisitaza bidashobora kuva mu nzira ngiye narahiye ko ngomba kurongorwa n'umuhungu wawe ku kibi no kukiza Bishatse kuva ko nubwo wangwa mu ntoki ntabwo nakurira kura ko sinakubyaye Ndi ngwari kwitera skwanyaguza ndumwami w'ikirere sindi umuntu gifite umuvuduko nk'icyogajo Jewe bahita job Disi Mama nimbe sinabishobora kuba hutare Ndiwo ndakwinginze ukiza ubuzima bwanjye na mama wanjye kabisa reka kuduteza mama wawe waturetse basi Asise uwo mukobwa iwabo ni mu bakire cyangwa Kade ndagira ngo ngire inama nka mushiki wanjye inama ye Kade nakundanye n'umukobwa bita Odile ariko mama ntabikozwa ariko mbira ngo dutandukane ngo ntamushaka ngiye nabuze ikintu nakora kabisa Asise uwo mukobwa iwabo ni mu bakire cyangwa iwabo ni abakene ndetse babatinya kujya ariko ndamukunda ariko Deo ukavuga ngo uwo mukobwa wo mu batindi umukobwa wo mu bakene w'umuntu w'imbwa koko nuvuga ngo ni umukobwa nyabaki ariko nimba ari wo mu bakene nyine ni wo mu bakene ubwo se ni ibintu wakabaye umbwira njyewe umva nkubaze izo nama mvire mushiki wanjye nizo nama nkugiriye kubera yuko iyo uri umukene uba uri umukene urwo rugo rusaba umunyu urugo rurucani urugo ruzajya ruhora ruza rugushombashomba ibyo mu rugo urwo ni mukobwa nyabaki ko ari wo mu bakene ari wo mu batindi wajya unyumva ko ndi mushiki wawe ni wo mu batindi iyo uri umukene uba uri umukene please nimba ukennye urakennye mubwire Kade uwo mukobwa ndamukunda rekana n'abakobwa bo mu batindi hanze hari imiryango ifite abana bavuka mu bakire urumva bifashije apana abantu bo mu batindi cyangwa urashaka kuzababaza mama nibyo ushaka rekana n'abakobwa ndakubwiye ngo uwo mukobwa ndamukunda ku buryo nanamutangira ubuzima bwanjye urumva hapfa kubwe iyo uri umukene ndakubwiye ngo uri umukene s'il vous plaît uri umukene ushaka ujya uvuga uzi ubu se woje uzaburi inde uzaburi he iki ariko genda umukobwa wo mu batindi ushaka kuzana hano muri uru rugo genda uretse nze ngo hamagareho gatoya Musore kabaza akantu wansubiza Uramutse ubuze nk'ikintu wakundaga cyane wabigenza gute nashaka ikindi kiramutse kitaboneka ubwo icyo cyaba ari ikivejuru nakireka cyangwa se ngahiga uwakintwaka akinsubiza Uramutse ufite ikintu ukunda cyane ubu nta kintu ufite ukunda kurusha ibindi njyewe nkunda ababyeyi banjye n'abana nzabyara n'umugore wanjye kandi ibyo nta cyashoboka ngo bincike uretse Imana yo mu ijuru ibitanga ikanabyisubiza kandi icyo nta kindi warenza yewe nta babyeyi ngira nta n'umuvandimwe ngira mbaho gutya gusa n'umukobwa twakundanaga nawe waramunyambuye
muri make umeze nk'aho ndi umuntu w'umuhondo ahubwo wangiriye ihe nama. izi nama naguha genda ushaka amafaranga ujye kwivuza kuko warasaze kandi nibinanirana wiyahure. iyo nta nama naguha. nawe urize buri kimwe cyose ubu ntacyo ndamira. Ukwiye kwiyambura uyu mubiri, yambura ubumuntu kuko kuri ino si uwaza atangiye ukenewe. Isi si y'ubugome, si y'ubugambanyi, si y'ubwambuzi. Waracanganyikiwe wangu, nta n'umukobwa wakwemera. Urakoze kanyene nkora iyo namungiriye. Ase Mario, wambabaruka amahoro mu rugo rwanjye koko. Wambabaruka amahoro n'umugabo wanjye mu rugo rwanjye. Nagutwaye iki? Wagenewe. Ariko nagukoreye iki? Sinashaka kumva amagambo nkayo ngayo. Nakoze iki? Maze imyaka 10 umutima wanjye wuzuye uburakari kubera wowe. Mario, mbabarira ntunyice basi ndagusabye. Ndagusabye ntunyice. Mbabarira. Wowe umugabo wawe uvuga. Icyo kigwari nta kwita ikimungu mu buzima bwanjye. Wowe nawe nimwe mwatumemera gutya igihe kibaye kinini. Ariko ujye kirageza kugira ngo mbarimbure ntere kumubyiza umuryango wose nkutsembyo gicucuwe. Sheri ubaye iki ninde ukugize gutya? Mario ni ntambo si. Ako mana yanjye Mario yarari hano. Sheri uziko yarakwishe. Umwana ari hehe? Banza bamutwara. No, ngo nge ntago bamutwara Sheri, ntago bamutwara. Baby ngwino mana. Sheri. Ngo Mario. Ko mana Mario Sheri muze tukene. Halo? Ye Dani. Ako Mario. Unshaka hiki kugira ugiye kure y'umuryango wanjye kweli? Biroroshye cyane. Ndashaka Kadete kandi azazana imutwaye ku isahani. Ubundi ngi n'umuryango tuzabana nawo nakubura ngi n'umuryango wawe gusa kuza amaze. Ibyo biroroshye ngi nzahita ngwa. Sawa?
muko wikwasa amasimbi ikunda ndashaka kuguha amahirwe yo kubaho niba ubyifuza urumva neza se wa mukobwa ko nta hantu muzi kuko wamabariye gukareka kongera kurya kuba utanzi rero niyo mpamvu twahuriye ahangaha ngo twibwirane sibyo se mukobwa mwiza kuko wamabariye gukareka kumemukira kuko nta kibi nagukoreye ko umva ndashaka kuguha agasopa nuyikurikiza urabaho nuyirengaho uri umupfu urumva neza ninongera kukubonana na Deo cyangwa se nkumva inkuru hari uwababonanye mwembi ndakurahiye nzakora ariko njye Deo simukunda nuko ari unyihambira ntabwo njya mvugana na ntabwo mukunda ibyo se njye mbyitayeho niba kwihambira uzamwihamburureho burundu urumva neza naho ubundi nitwongera guhura njye nawe uri mu byago mbabara rwose wenda naho azajya aca nzajya mpacisha umuriro ntabwo nzongera kuvugana nawe ndakwinye umva nitwongera guhura njye nawe mbisubiyemo bwa kabiri nzakwica urupfu rubi cyane kandi rutunguranye nzamusanze dore ukwasi kisize n'amaraso gusa uzapfa iki Odi, mana we. Sheri, ushaka iki hano wa muhungu? Ushaka iki hano? Reba ukuntu umwana wanjye yabaye. Ndahamya neza ko ibi byose ari ingaruka zawe. Ma ariko nta ruhare no kuri Naruto nigeze mbigiramo. Nta soni. Mana yanjye. Ni bande bakugize barya koko? Nakubwiye ngo gira Odi, uno na imenene. Ma basi reka ngufashe tumushyire mu nzu. nakubwiye ngo ntabufasha bwawe nkeneye.
genda ubanze ufashe nyoko umukuru muri mutima wanjye maze uhandera ukuntu babungira umwana bwangiza bukaza umva n'undi munsi mama ibyo ukora ubona bikwiye nkuriya mwana wanyu ushaka kumwicira ikigo urabona bizatuma nkundira ndaya wazanye muri uru rugo mama nudahagarika biriya biratuma mpangana nanjye nawe hangana nawe ngewe umwana natwise nkakubyara mu mezi 9 yose ngo twite ngiye ngahangana nawe ukajya kundutisha irangigira ahangaha itangiye kuzana amategeko hano ngiye nkiri hasoni bakubonye bakuze uri kunyumva n'ibyo wakureze ndakurira ntabwo wigeze ucya ndakurira warakuze uvamo umuhungu mwiza uri kunyumva none utangiye kwigira ibintu nk'ibyo mama niyo utambyara kuko ntacyo bimariye urabona ameze nka Kadete mutekereza kimwe mama ibintu ntabwo bizakugwa amahoro ariko mwana we ibyo byose wari ubizi ko ndi kubikora kubera wowe ndi kugutegurira ejo hawe hazaza warangiza ukajya kuza kwinjizamo ingegera z'amafuti zitazagira n'ikintu zikumarira we nasoni ugufite ejo heza mu maraso y'inzirakarengane mama ubona numara gupfa nihe nzasaba amazi urabona hari n'umuntu uzanshaka ari urutega mama nutitonda we nabo mufatanyije ndabashyira hasi ntitaye kuri mama reka rero nanjye nkubwire umenye ko uko byagenda uko ariko kose nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ikindi imana ubwayo yaremye ibintu byose ntago Yesu ayiruta nawe umenye imana iruta Yesu nzakwereka ko uri gutsinda ikintu umwana nabyeyi kuko gatinyuka akambwira amagambo nk'ari uretse kumugani we kanze duhangane maze turebe cucu aza agakino njyewe ndimo aza agakino ndimo narakubyaye ntabwo wambyaye ndagutunze ntabwo ntunze kutigeze ninjira mu nzozi mama wigira icyo umbaza umuhungu wawe ntashaka kunyikoza kandi aho kugira ngo njye mubure twembi twamubura ushatse kuvuga iki icyo utumva ni iki sobanura neza icyo utumva ni iki genda ahubwiye ngo aho kugira ngo ngumye ndebera akundana n'ariya mafuti atagize icyo azamufasha namukura mu nzira twembi twamubura reka nkubwiye da urashaka kurongorwa cyangwa hari ibindi byihishe inyuma umva njye mbere ntabyo nashakaga ariko niwe wabinshyizemo nkorera rero ibyo wanyemereye